Muraho neza, Yesu wacu narongera ashimwe. Niba Sylvia banyu ugarutse nje kugira ngo iki gitondo tuganire ku ijambo ry'Imana riri kumfasha. Maze iminsi mbabwira ko nje gufatanya namwe urugendo rujya mu ijuru. Rero reka tubanze dusenga Imana. Ndagushimiye Imana ko uduhaye n'uyu munsi, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Ngiye kuvuga ibyawe ntabarenge, ahubwo izina ryawe nirihabwe icyubahiro mu isi yose. Abagiye kuntega amatwi ubaho umugisha, kandi iri jambo ridufashe rigire n'aho ridukura n'aho ritugeza, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Murakoze. Ijambo ribyutse rimfasha ni Zaburi ya 32 umurongo wa 2. Ndashaka kubabwira ku muntu uhiriwe uwo ari we. Hahirwa uwababariwe ibicumuro bye, ibyaha bye bigatwikirwa. Hahirwa umuntu w'Uwiteka atabaraho gukiranirwa, umutima we ntubemo uburiganya. Mana yacu ishimwe. Bene data rero nshuti z'umusaraba, njya kuza kuri iyi kamera, Imana yambwiye ngo nzabwira abantu cyane cyane bagiye kure y'Imana, noneho bakabona Imana itabababarira, bakabona batababarirwa ibyaha byabo cyangwa ibicumuro byabo. Abo nibo nshaka kuganira nabo muri iki gitondo. Nagira ngo mbabwire ko Imana ibashaka hafi yayo, kuko yiteguye kubababarira. Umuntu wese mu cyaha cye yegera Imana, asaba Imana imbabazi, kuko Bibiliya iravuze ngo hahirwa umuntu ubabarirwa ibyaha bye, ngo nuko ibicumuro bye bigatwikirwa. Reka mbabwire, igihe kirageze ngo dukenere Imana, igihe kirageze ngo dushake ko Imana itugira neza, kuko tugiye kwinjira mu bihe byo gukenera Imana cyane. Rero abantu bagiye kure y'Imana, abantu bagiye Satani yajyanye mu by'isi, bakajya mu by'isi cyane bakijandika. Nagira ngo mbabwire ko Imana ibashaka. Imana irashaka kubabarira, Imana irashaka kubagirira neza, Imana irashaka kubeza, kuko n'igihe turimo n'icyo kwezwa ntabwo ari icyo kwanduzwa. Imana irashaka kwiyegereza abantu bayo, kuko reka mbabwire, abantu b'Imana yabamenye kera. Imana irabakunda, Imana ikunda umunyabyaha, ahubwo ikanga icyaha mu muntu. Rero Imana, nanjye ibyo mbabwira mbafitiye igihamya, yagiye imbabarira ibyaha, yagiye inyeza. Nyine nanjye ndi umwe mu bahiriwe muri aba ngaba birimo kuvuga. Njye ntabwo nakunze kugendera mu nzira z'iby'isi cyane, ariko kenshi nagiye nisanga mu gukiranirwa. Mwumva njye nshaka gukiranuka, ariko gukiranirwa kukantanga imbere. Ndashaka kubwira abantu bashaka gukiranuka, ariko gukiranirwa kukanga kukabatanga imbere. Ndabasabye muri iki gitondo munyegere, mbaganirize, twungurane ibitekerezo, mbereke inzira yabafasha kuva mu gukiranirwa, nuko mukinjira mu kubabarirwa. Imana itugire neza. Navuga byinshi kubwira ijambo, ariko ndagusabye, wa muntu we uri mu isi, ntabwo hahiriwe abantu bafite ama etaje, ntabwo hahiriwe abantu bafite amamodoka menshi, ntabwo hahiriwe abantu muri ibi bihe bafite iby'isi izashonga igashiraho. Iyi si izasaza, iyi si izarangira, iyi si ifite iherezo. Ariko ndagusabye, jya mu bahiriwe, ngo ni umuntu ubabariwe ibyaha bye, ngo nuko ibicumuro bye bigatwikirwa. Imana itugirire neza. Iri jambo urifata nk'aho ari rinini, ari rigari cyane. Uhiriwe ni umuntu wababariwe ibyaha, mw'abantu, ni umuntu ibyaha bye bizatwikirwa bikibagirana mu maso y'Imana. Reka ndekira aha ngaha, ndagira ngo mbakumbuze, ndimo kubaha ubuhamya, nuko bitarajya ku murongo neza, ndacyabikora, biracyatunganywa, biri kugorana, ariko Imana izamfasha. Muzumva ubuhamya, muzumva ahantu Imana yagiye inkura, ahantu ukuntu yagiye imbabarira, ukuntu yagiye inkiza, ukuntu yagiye inyeza ibyaha n'ibicumuro, nuko uyu munsi ikaba yampamagariye kuyikorera. Murakoze. Ntabwo Imana yarambwiye ngo ntabwo muzabona abamarayika muri iyi si. Igihe cyo kohereza abamarayika kuri yo cyararangiye, ahubwo abantu nkamwe yakuye mu byaha, yakuye mu bicumuro, yababariye, nibo bagiye kujya baza bakababwira kugira neza kwayo. Kandi ikibabaje ni uko mubona abantu bababwira ubutumwa mukajya kubapinga, bavuga ngo uriya avuga Imana nkande, mugaca imanza. Ariko murekeraho abantu bababwira Imana, mumenye inzira mukwiriye kunyuramo, aho banyuze bakababarirwa. Namwe niho muri uyu munsi, mu byaha, mu bicumuro, ariko uhiriwe n'uwababariwe. Imana itugirire neza. Mvuze bikeya, ariko nababwiraga ngo mwigire hino tuganire, mbaho ubuhamya, ijambo ry'Imana ryabafasha kuva muri ibyo byose byabagose, nuko mukabona umucyo w'Imana. Reka dusoze dushima Imana dusenga.
ndacyagushima Uwiteka ko tubereye Imana. Rero ndakumurikira isi yose muri rusange, ababyeyi, abagabo, abakobwa, abasore bararushye, baruhijwe n'isi, baruhijwe n'ibiyikorerwamo, ibyaha n'ibicumuro. Ariko nyemerera ubabarire abantu bawe ibyaha, ibicumuro byabo ubyitwikirwe byibagirane, nuko nabo babe mu banyabahirwe. Babarire Mwami buri muntu wese ukwifuzaho imbabazi. Nicyo kintu kidushaka muri ibi bihe n'iminsi, kuko iyi si izashonga ishireho. Muririmbyi ko yavuze ngo mbese iyi si izashonga, ngo niyo wifuza kuzahamamo. Rero ntabwo dushaka kuzaguma mu isi izashonga, ahubwo turashaka kuzatanga ubugingo buhoraho ku bantu bawe. Urakoze kubyumvisha, ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen.